to pass all appropriate legal and sporting remedies to project the interest of Rwandan football. Nwango Ferwafa izakora ibishoboka byose kurikije amategeko uko biteganya kugira ngo ikomeze gusa nkaho ishyigikira inyungu z'umupira w'amaguru mu Rwanda n'igihugu muri rusange. If the grounds substantiate the need for an appeal, Ferwafa will initiate proceedings before the Court of Arbitration for support CAS within the applicable timelines and in accordance with the relevant regulations. Yes. Nwango Ferwafa nimara kubona ibyo byose byasabye FIFA, izo documents zose, izo details zose nimara kuzibona mu byukuri ku ruhande rwayo ikabona bisa nkaho bitayinyuze cyangwa se bitayishimishije nyuma yo gukora review bavugaga, nyuma yo kubisoma, nyuma yo kubyigaho nka team n'abanyamategeko muri rusange nkuko bari babivuze muri paragraphe ziri hejuru, bazahita bitabaza urukiko mpuzamahanga rwa siporo n'urukiko rwigenga rwo TAS cyangwa se CAS, ubwo nyine bajye mu bujurire. We will provide further updates to stakeholders and the public once the written grounds have been received and our legal advisors have had the opportunity to advise on the appropriate next steps. Thanks. Yes. Ubwo nuvango tuzakomeza rero kubagezaho uko amakuru azagenda tugeraho, izindi update nyine ku bafatanya bikorwa no ku banyarwanda muri rusange uko bazagenda babiduha, uko abanyamategeko bacu n'abajyanama mu by'amategeko nabo bazagenda babyakira muri rusange no ko bazakomeza kugenda babikurikirana. Tuzababwira ibigomba kuzakurikiraho nitumara kubona izo nyandiko twasabye FIFA nyine zirimo izo details zose. Bwana Mboni Mugabe ndetse na Ngabo Robin utaha mujye muduhereza statement niba nyine mwanze kutuvugisha mugahitamo gukoresha inyandiko mujye mushyira mu ndimi nyine zose harimo n'ikinyarwanda ko ari n'umuriro n'ikizurice harimo amateri matebwo barimo amaterime y'amategeko ntago byoroshye. Ubwo icyo twavuga rero kuri uyu muvandimwe ADEL ni umugabo ukomeye cyane, abanyamategeko babiri giye bakomojeho aravuga ati ngewe kabisa aba n'abantu banjye cyane kandi tubaranye imanza nyinshi. Nanjye nashatse kumuvugisha ADEL turi muri Afrika y'Epfo, yambwiye ati nuzajya ugira ikibazo ujye umvugisha, ariko mu kiganiro twumvishe yavuze ati ngewe nanze kugira iyi case nanze kuyishaka kuyishyira mu itangazamakuru cyane kubera urukundo nkunda u Rwanda, ati kandi no mu rwego rwo kutangiza na image y'umupira muri rusange n'izina ry'u Rwanda muri rusange, ati no mpamvu nabyihorera. Abanyamakuru benshi nyine bavugana bagiye bamwandikira arabihorera arabyanga, ariko nyine ubwo yasobanuye impamvu. Ariko dusoza kuri iki kintu Samir icyo twavugaga muri ibi bisobanuro bya